Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri igice cya 2 dusomye duhereye ku murongo wa 18. Maze Uwiteka agirira igihugu cye ishyaka, ababarira ubwoko bwe. Nuko Uwiteka asubiza ubwo bwoko bwe ati, dore ngiye kuboherereza ingano na vino n'amavuta ya elayo bibahaze, kandi sinzongera kubakoza isoni muri abo banyamahanga, ahubwo ingabo z'ikasikasi nzazishyira kure yanyu, nzirukane nzigeze mu gihugu kitera kandi kiri mu busa, iz'imbere zibe mu nyanja y'Iburasirazuba n'iz'inyuma zibe mu nyanja y'Iburengerazuba, kandi kunuka kwazo kuzazamuka, kandi umunuko wo kubora kwazo uzazamuka, kuko zakabije gukora ibikomeye. Ntutinye wasiwe, nezerwa kandi wishime, kuko Uwiteka akoze ibikomeye. Ntimutinye mwa nyamaswa zo mu ishyamba mwe, kuko ubwatsi bwo mu butayu bumeze n'ibiti byeze imbuto zabyo, umutini n'umuzabibu byeze cyane. Noneho munezerwe bantu b'i Siyoni mwe, mwishime, mwishimire Uwiteka Imana yanyu, kuko ibahaye imvura y'umuhindo ku rugero rukwiriye, kandi ibavubiye imvura y'umuhindo n'iy'itumba nk'ubwa mbere. Imbuga zizasendezwaho ingano, kandi imivure izuzura vino n'amavuta ya elayo isesekare. Nzabashumbusha imyaka inzige zariye, n'iyariwe n'uburima n'ubuzukira na kagungu, za ngabo zanjye zikomeye nabateje. Kandi muzarya muhage, muhimbaze izina ry'Uwiteka Imana yanyu, kuko yabakoreye ibitangaza, kandi ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi. Ijambo ry'Imana. Uyu munsi Imana ikugarutseho, kandi Imana ntabwo izongera gutuma ukorwa n'isoni, ntabwo izongera gutuma guhura n'ibigeragezo bikomeye nk'ibyo wari umaze iminsi unyuramo. Uyu munsi Imana izagushumbusha ibyo byose wabonye ugahomba, ibyo byose byaciyeho, ibyo byose ubona byatinze kukugeraho. Imana nijya kuguhizagura igukubiye kabiri. Izere ko Imana uyu munsi ije kandi itazongera kugukoza isoni ukundi. Amen.